mpamvu zitangwa n'abahakana ko indege ya Juvenal Habyarimana yahanuwe n'abasirikare be bajya bashyiramo urwitwazo rw'uko nta ntwaro zihanura indege icyo gisirikare cyagiraga. Nyamara amakuru y'ikigo cy'ubutasi cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika CIA agaragaza ko FAR yari yibitseho izo mbunda 35 hamwe na misile 15. Indege ya Habyarimana Juvenal ikanaba impano yari yarahawe n'Ubufaransa yahanuwe ku mugoroba wo ku itariki 6 Mata 1994 ahagana saa 2:30 z'umugoroba, ubwo we na mugenzi we w'u Burundi Cyprien Ntaryamira bari bavuye Dar es Salaam muri Tanzania. Mu gitabo cye Steeped in the Blood, Akazu and the Architect of the Rwandan Genocide Against the Tutsi, cy'umwanditsi akaba n'umunyamakuru w'inkuru zicukumbuye Andrew Willis, agaragaza ko Habyarimana yishwe n'abari bafite ubwoba bw'uko azabafata ku nda akabavana muri guverinoma kuko yari yarabiteguje muri Tanzania. Kuwa mbere wa Pasika, kuvuga ko hari ku itariki 4 Mata, Perezida Habyarimana yahamagaye Enoch Ruhigira wari ukuriye kabine, amubwira ko agomba gutegura umuhango wo kuzarahiza abantu bashya bazaba bagize guverinoma, kandi ko agomba kuzaba ari mu bantu b'ingeri zitandukanye aho kuba abagize akazu gusa. Iyi nkuru ntiyakiranywe yombi n'abari basanzwe bagize akazu, ku buryo Wallace agaragaza ko bahise batumiza inama y'igitaraganya ndetse bagosora uyu akaba yari Igisenyi, akavayo atanarwiyambitse, aho we n'abaramu ba Habyarimana n'abandi bari bakomeye mu gisirikare muri iyo nama nta kindi cyaganwagaho uretse uburyo bwo guhanura indege ye mu gihe izaba ivuye muri Tanzania. Niyo nama bari bamaze kujya. Uwahoze ari guverineri wa Banki Nkuru y'Igihugu bamwita Jean Birara yatangarije umwanditsi w'igitabo ko impamvu y'iyi kudeta kwari ugushyira ubutegetsi mu biganza bya batatu bari bagize akazu. Ariko mu kiruhuko cy'izabukuru cya gisirikare aribo Serubuga, Rwagafirita ndetse na Buregeya, binavugwa ko batari bishimye. Ikindi ni uko bamwe bari bagize akazu batekerezaga ko bazatakaza imyanya y'icyubahiro ndetse n'amafaranga, ariko kandi by'umwihariko bagatinya ko nyuma yaho bazatangira kugarukwa n'ibyo bakoze mu myaka 21 bari bamaze kuva mu mwaka w'1973, bakibwira ko wenda ibyababaho byaba nk'ibyo bakoreye abahoze ku butegetsi bwa Repubulika ya mbere, ukuvuga ku bwa Kayibanda, aho bishwe abandi nabo bagafungwa. Indege rero yari itwaye Habyarimana yaguye mu rugo rwe i Kanombe mu ijoro ryo kuwa 6 Mata mu mwaka w'1994. Ibyo ngibyo ngira ngo byo nabizi. Raporo rero y'ikigo cy'ubutasi cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika CIA ivuga ko indege ya Habyarimana yahanuwe n'abasirikare b'intagondwa z'abahutu bari biganjemo abarindaga umukuru w'igihugu, ikanagaragaza ko kandi bari bafite imbunda 35 zihanura indege hamwe na misile 15 zakorewe mu Bufaransa nazo zashoboraga kwifashishwa muri iyo operasiyo. Uretse kandi ibi byanagaragajwe na CIA, andi makuru agaragaza ko igisirikare cya Habyarimana cyatangiye gushakisha intwaro zihanura indege mu mwaka w'1992. Ubwo rero bari bahanganye n'ingabo za RPA zari zaratangiye urugamba rwo kubohora igihugu mu Kwakira muri 1990. Byageze mu mwaka w'1992 ingabo za FAR zibona ko zikomeje gukubitwa inshuro mu buryo bwose, ari naho Colonel Laurent Serubuga wari umugaba mukuru w'ingabo wungirije yandikiye Minisitiri w'Ingabo amumenyesha kaga bahuye nako mu Ruhengeri na Rusumo, maze asaba ko bahabwa imbunda zikaze zifite ubushobozi bwo kuba zahanura indege. Inyandiko ifite umutwe ugira iti
possibilité de moyens de défense aérienne et de défense anti-aérienne, yanditswe ku itariki 17 Mutarama mu mwaka w'1992. Colonel Serubuga yagize ati ndifuza ko kubagezaho imbogamizi za batayo REL AA yahuye nazo ubwo bashyiraga mu bikorwa ubutumwa bwayo bwa AA kubera ubushobozi buke bw'intwaro dufite yahawe. Yakomeje agira ati kandi inshuro ebyiri zose nyakubahwa minisitiri amatsinda abiri yagiye mu butumwa muri Ruhengeri na Rusumo guhanura indege zivogera ikirere cyacu, ariko byarabananiye kuko indege zabaga ziri kugarukira hejuru cyane harenze ubushobozi bw'ibikoresho bya batayo. Serubuga rero yavuze ko intwaro u Rwanda rwari rufite zari zifite ubushobozi buke bwo guhanura indege ugereranyije n'aho indege bashakaga guhanura zagurukiraga. Intwaro Serubuga yavuze ko zikenewe kandi ziberanye n'u Rwanda ni izo mu bwoko bwa SAM-16 zikoreshwa mu Burusiya. Izi nazo ntwaro byagaragaye ko zakoreshejwe ubwo indege ya Habyarimana yahanurwaga mu mwaka w'1994. Bityo rero zikaba arizo zaje gukoreshwa nk'uko byemejwe n'ikigo cy'Abanyamerika CIA. Mu ibaruwa Serubuga yashimangiye ko izi ntwaro avuga ko uretse kuba zishobora guhanura indege ziri hejuru cyane, zishobora no kurashishwa ziri ku modoka ntoya. Ariko kandi hagaragajwe ko izi ntwaro zihutirwa, ahita atanga n'umubare w'izikenewe. Ati hakenewe intwaro 12 zihuse zirashisha za SAM-16 ndetse n'ibisasu byazo 120. Muzirikana ko kandi agatsinda gato k'abasirikare barasa kagizwe n'abantu 4 barashisha imbunda ziremereye. Ikindi takwibagirwa nuko Kanziga umugore wa Habyarimana Juvenal yagaragaye cyangwa se yumvikanye asaba imbunda ya Alafo yo gukoresha yihorera. Nyuma yuko umugore wa Habyarimana Agatha Kanziga yitabye telefone ya Mobutu yamumenyeshaga ko inzego z'ubutasi za Zaire zatahuye ko hateguwe kudeta yagombaga guhitana umugabo we. Umugore ngo yaba yarababwiye musaza we Elisa Gatwa, ariko mu by'ukuri ubutumwa bwagejejwe kuri nyirubwite. Ibi bigaragaza ko atari inkuru nshya mu matwi ya Kanziga. Indege imaze guhanurwa rero ikagwa mu busitani bw'aho yari atuye i Kanombe, umugore wa Habyarimana Agatha Kanziga wari mu rugo hamwe na Jean-Luc ndetse n'abana 3 barumuna ba Habyarimana, Dr Serafin bararengana yabwiwe n'umuhungu we ko wari uvuye hanze iby'iyo nkuru kuko we yari ari hejuru mu igorofa rya 3. Andrew Wiles agaragaza ko mu miryango y'abaguye muri iyo ndege bihutiye kugera aho iryo joro. Cyakora bamwe bagerageza kubanza bagakumirwa, barimo n'ingabo z'umuryango w'abibumbye babanje gukumirwa ngo bategera aho indege yari yaguye. Kanziga muri iryo joro ngo yahamagaye kenshi Mitterrand wayoboraga Ubufaransa, uyu akaba yitwaga François Mitterrand, Mobutu wayoboraga Zaire ndetse n'ambasaderi w'Ubufaransa, kandi bose akabasaba ko bavugana ibanga rikomeye cyane. Muri uwo mwanya Protais Zigira Nyirazo wari mu bamaze kugera aho bahuye yihugikanye Majoro Miranya Serafin Kanziga ndetse n'abana be na Pasiteri Musabe, maze batangira gukora urutonde rw'abanzi b'akazu. Aho kwikubitiro bashyizemo Agatha Uwiringiyimana wahise wicwa nyuma y'amasaha make y'igihano. Kanziga na bashiki be b'umugabo we 2 bari ababikira. Icyo gihe banashyize ku rutonde abarimo Lando Ndasingwa kuvuga nyiri hoteli Sherando, Joseph Kavaruganda na Minisitiri Faustin Rucogoza, aho uwitwa Charles Baudelaire
yavugiye ko abatutsi bose bagombaga kwicwa. Suzana Seminiga wari inshuti ya Kanziga kuva mu buto mu Bushiru, ubwo yahageraga aje gufata mu mugongo inshuti ye, ngo yatunguwe no gusanga umugore we yapfushije umugabo aho kumwunamira, ngo ahubwo yari yibereye mu gutanga urutonde rw'abagomba kwicwa, aho yanumvisemo izina rya Uwiringiyimana wari minisitiri w'intebe. Uretse kandi Seminega, hari umushoferi wa taxi voiture wari uzanye muramu wa ambasaderi Renzaho, nawe wari waguye mu ndege, ariko ubwo umushoferi yari ategereje mu rugo, ngo yatunguwe no kumva Kanziga ari kuvuga ngo munzanire umutwe wa Agatha Uwiringiyimana. Kanziga ari we uvuga ngo bamuzanire umutwe wa minisitiri w'intebe Agatha Uwiringiyimana. Abahaye ubuhamya umwanditsi kandi bavuga ko bumvise Kanziga yariye karungu avuga ko ashaka imbunda ya L4 ngo ayikoreshe yihorera. Iyi muri ako kanya ngo ikaba yari ifitwe n'umuhungu Jean-Luc wari wayivanye mu cyumba cya se, ndetse mu isengesho ry'uyu mugore muri iryo joro ngo yisabye interahamwe guhanagura zikamukuraho umwanzi, anasabira ingabo z'u Rwanda kugira intwaro zihagije. Amakuru rero kuri ubu ngubu agaragaza ko Agatha Uwiringiyimana Agatha Habyarimana yari amaze igihe azi ibijyanye n'umugambi wo kwica umugabo we, nubwo nta